hari amagambo nabwiwe muri iyo minsi nkumva ari kunyakamo y'ukuntu insengero zakinzwe zitwaga boutique church. Boutique church. Hanyuma burya Imana ikorera mu bantu nuko abantu batabizi, ariko imbwira ijambo rikubira ngo uzababwire ngo ko nagize ubushobozi bwo guhagarika indege mu kirere. Urabizi covid igitangira, hagira ubushobozi bwo gufunga imipaka abantu ntibongere kugenda, abajyaga mu Bushinwa na Dubai nkabihagarika, nkagira ubushobozi bwo kubakingiranira mu bipangu byabo ntibasohoke, hagira ubushobozi bwo kubafungiranira mu makaritsiye no mu ntara batuyemo. Barabona nabura ubushobozi bwo gufunga ayo ma YouTube channel yabo, barimo kurwanya Imana. Bari gukora ibihe? Barimo kugenda kuri izi mbuga nkoranyambaga bakajya gusebanya, bakashingira amadini yo gukora ubugeskro, barangiza bakajya gusebanya, barimo kwangisha abantu igihugu cy'ijuru, barimo kwangisha abantu Imana, barimo nk'ubu ariko banakwangisha abantu igihugu giturimo. Yego nyine barimo kwangisha abantu Imana ku buryo usigaye umuntu kuvuga ngo umuntu ni pasiteri, abantu bisigaye bibatera iseseme. Nta mutima, nta diplome, ntibigeze biga itangazamakuru, nta n'ubumuntu bafite. Ugiye bose baba badafite ubwonko byuze ntibatekereza. Ubwonko ntabwo bafite, kuko ujya gukora inkuru ku muntu w'umukobwa wahita utekereza ngo iyi nkuru nkoze ari mushiki wanjye bayikozeho. Dukomeje kubaha ikaze cyane kuri mama Charlene official TV. Ingende Clement Bajyamahe, turabakunda cyane nkuko dusanzwe tugenda tubana namwe kandi tubaha ikaze n'abasuhuza aho murereye hano mu Rwanda, muri Afrika, Aziya, muri Australia, muri Amerika, Burayi, buri wese aherereye adukurikira kuri mama Charlene official TV. Tubaha ikaze mwese, turabakunda cyane rero, ibihe byiza cyane turi kumwe na mama Charlene. Makarere bite? Ni byiza. Meze neza? Meze neza. Ariko ngusuje neza nuko unyikirije nabi. Amasharire bite? Ni byiza. Ubwa mbere naje kiza insuhuza umeze gutyo yiri relax. Nubwo bwa mbere ushuje nabi unyikirije nabi. Kahota. Unyumve mama Charlene bite? Byiza. Nako ari kubona. Umeze neza urakomeye? Ndakomeye. Turakwakiriye kuri mama Charlene official TV. Murakoze cyane. N'umuryango umeze neza? N'umuryango tumeze neza, tubashimira Imana. Urakoze cyane. Duherutse kugenda tugera kuri byinshi cyane, ariko nanone twagarutse kugira ngo abakunzi ba mama Charlene official TV bongere batubone batwumve, kutsanya amatsiko zitandukanye n'abashuje bose kandi abahaye n'ikaze ku migabane. Abantu nkunda cyane. Bavuge. Ntabwo bazi. Abantu ukunda cyane kurusha abandi ku isi. Abahera ntabwo turamenyerana kandi buriya mugiba mu abasirikare. Ariko wabonye ko nawe ari umusirikare mwaya uniform yari yambaye. Wabonye wa mu uniform, ariko nuko twahishe n'amapete. Ura musirikare no muri yetena urabyibuka. Banzo basuhuze sha. Abasirikare turabasuhuje ingabo. Ko numva basuhuza ukuntu basuhuje nk'igisirikare. Ese abasirikare sibuze kuvuga bavuga basirikare turabasuhuje ingabo z'igihugu cy'u Rwanda amplisi note ingabo zose zo ku isi iz'u Rwanda. Ngaho basuhuze nkawe twumve. Nanjye ndabashuhuje. Iyo maze igihe ntabavuga mba numva afite akabazo. Ndabashuhuje abasirikare cyane bo muri Nyungwe shaho, abakorera muri Nyungwe n'abari mu butumwa bw'amahoro bagiye kugarura umutekano mu bindi bihugu n'abari muri iki gihugu ahantu hatandukanye. Ndabashuhuje ndetse n'abakunzi ba mama Charlene. Imana ibahe umugisha, nawe ndagushuhuje. Ngende umusirikare wahe kuvuza muri Nyungwe ngende ubahe. Ada oya ntabwo ndi wa Kristo. Nubwo uri Kristo. Kareka ubwo suruwa ndabona ndi umusirikare w'itagazamakuru gusa nawe ubundi reka. Buri wese ingabo za Yesu rakaraka. Ariko arabo wibagiwe rero uvuza abo muri Nyungwe gusa, ariko mu birunga se kutabavuze kandi uzi burya buri hari mu birunga umenye ko ariyo uburyo bari mu kazi gakomeye. Nimbeho ariko biriya bintu babura hariya muri ibihe turuka ko ari ikiganiro. Aranabe imbeho cyane hari ahantu mu Rugano ujya uhumva. Yego mu Rugano wari wajyayo? Uzakore urugendo shuri uharebe, nibwo uzajya nabo batekereza utazajya uvuga muri Nyungwe gusa ngo naho mu Rugano ugomba kubamenya nabo bakomera. Ariko n'abari ku mayaga hariya naho haba cyangwa zabugeza abari zuba nabo ntago ugomba kubibagirwa. Amayaga
ari izuba rya danje nabona ukagira ngo abakora mu mujyi wa Kigali se mu mabandi menshi siko abanyakigali abantu muri do bandi muri do bajura muri do baki bari abasirikare bose bashinzwe umutekano n'abapolisi uragira ngo biroroshye muri makiro n'abasirikare muri rusange n'abapolisi turabazirikana n'abandi bose bafite umutekano mu nshingano yego abasirikare bakundira iki ariko cyane ni ukubera ko ari we mwakundanye mugahita munashakana se kuki bavuga gushakana ntibavuge tekinike mbona ari uko tujya gukora umurimo umwe amagaciro ibyo bakora ariko nawe ukoze mbere ukiri n'umukobwa wanabivuzeho da njyewe buriya rero babayemo mbere oya ndanabikurura ariko ibintu bakora mbitekerezaho nkasanga ni abanyembaraga n'intwari nkasanga nta wundi muntu rero ukora nk'ibyo bakora nibo bantu bakora akazi nibo ba mbere hazagira ubuza yitambike batirebyeho nibo ariko abantu hari abantu birebaho bazana amadigiri ugasanga bashyize imbere akazi kakabananira cyane ujya utinya umuntu ukora akazi mu bwitange bumeze kuriya kandi umushahara ari ntawe akavuga ati ngenzemeranya amena amazi oya ntabwo umushahara ntabwo ari umushahara ari muto naho umushahara uba uhari mere umushahara uba uhari pe ariko ari muto ariko abarimu barabongeje umva reka nkubwire barimo bari kubyinira ku rukoma cyanejeje umutima wanjye Charlene yigeze ambaza ikibazo namwe ngo ese mama ngo umuntu aguhaye kuyobora igihugu ngo ni ibiki umuntu aguhaye mbese nk'uburenganzira ati ugira ibyo wanzura ni ibiki wakora ni njyewe nakongeza umushahara w'umwarimu umushahara w'umupolisi n'umusirikare n'umuganga nibo bantu n'umuganga yego nongeraho kandi abandi waha umushahara ntawo basanzwe bafite abantu bitwa bayobora amasibo n'abayobora imidugudu ngewe nanabahemba nige nabakoreyemo twarakoranye nabo bahembwa base nta gashimwe babona ntabwo nzi aho bigeze ariko nabo bahembwa muri abafite ndakurahiye ataguhaye icyangombwa ntaho warenga ahubwo abaturage bo mu midugudu nibo bakwiye kuzategura agashimwe kabo oya hari amafaranga menshi hari ahantu nzi ushobora gukoraho gatoya ab'imidugudu n'ab'amasibo bagahembwa nanze kubavuga batavuga bagabanyirije imishahara ariko hari inzego zagabanyaho imishahara imidugudu n'amasibo bagahembwa none bahembwe nk'umushahara bagahabwa icyo bita motivation sibyo kandi ugatuma nawe avuga ngo ndi mudugudu nyine Imana ishimwe ubwo mwarimu bamukoreye biriye n'abandi bizaza irega barabiteke ugira ngo sibyo twibaza abo ntibabyibaza kuko uburyo babutaraboneka ariko Imana ibaha umugisha batekereje kiriye nabonye utuvideo twa mwarimu kuntu afite courage hari kuntu baza hari video babyina bose ari kugenda n'abanyeshuri akabonye nibyo uva birashekera we basanzwe babyinisha ariko buriya abarimu babongeje sha ntakiri mwarimu ako wazasubiyeyo abaye mwarimu da muri segonderi igihe kitari gito barabongeje ariko kandi abarimu baravunika we kuvunika gusa uzi gukosora uzi gutegura kurera abana twirirwa tuvuze noneho ugategura ugomba gucungana ni birebire twagiye ni byiza cyane barakoze kubatekerereza kandi n'abandi bose twagiye tugarukaho n'abandi bagenda batekerezwa kuko dufite igihugu cyiza kireba hirya reba kure ibyo birivugira uzi ko ngubu u Rwanda ruyoboye francophonie na anglophonie ni igifaransa ariko ubu ngubu uyoboye commonwealth ubu ngubu coga murabona ko umukuru w'igihugu uziko aje bundi yatowe no francophonie avec Louise Mushikiwabo honorable urabizi urumva rero ikintu nicyo bita u Rwanda gukomeza kugenda ruhindagurika mu iterambere rikomeza kubaka amateka ahamye ashikamye akomeye kugira ngo imbaraga bafite bazikwize ku isi oya turiyo kabisa tubanje ibintu byiza ariko
turakwishimira ibyiza by'igihugu. Ni byiza kuko none se igihugu cyacu kiri gutera imbere n'abagituyemo dutera imbere, tuzamukana nacyo. Hoya niyo ukandagiye ahantu bati uriya akomoka ahantu bahita bamenya uwo uriwe bakanabikubahira cyane rwose. Nabyo rero biratureba cyane rwose. Murakoze rero bose tubahaye ikaze kandi twakomeje kubishimira bose. Kara kanyuzemo ariko byari ngombwa ko tunaganira nawe. Sinari ngo herutse. Yego. Wari umherutse se? Ntabwo nari. Maze iminsi uri busy mere. Mba ndi busy, bafite ibintu byinshi ndimo. Urimo? Yego. Ariko birema n'amashimwe ari positive. Biba birimo n'amashimwe. Kwa n'amashimwe ari ibintu biza bitari byiza, ariko abarokore bakavuga nabyo ngo bituremera amashimwe. Ariko noneho ngewe nta stress. Ubu ni sawa? Ni sawa rwose, nta kuri kw'Imana ndimo ni ibintu byiza. Urebye natangiye gufata ku bisubizo. Ushatse kumbwira ngo akanyi ushobora gukora ikiganiro uri kunywa n'agakawa wabikora? Agakawa nabikora nuko ntabikunda wenda abimenyereye. Ngize uyikunda ubu mpoye iki? Ugomba kureberera n'abandi. Ugomba kurebera n'abandi. Ni cameraman ubona ari mu matelefone bari gutereta ntumbaze ntabwo bamubonye. Murakoze cyane rero. Twishimiye ko turi kumwe n'aba bose kuri mama Charlene Official TV. Mwirukanye rero tuvuga byinshi bitandukanye, turagarutse. Yego. Misi ya none cyangwa kuri ubu ngubu mu Rwanda haribazwa ku bintu bikomeye cyane, abantu benshi bataramenya ngo ni ibiki birimo. Nyamara ukabona biragenda bivugwaho, urabona mu itagazamakuru, mu banyamakuru tugenda twumva byinshi tukareba byinshi. Twebwe turi ijisho rya rubanda. Ijisho. Yego. No kuvuga ngo icyo tugigarukaho uyu munsi tuvuge ngo gifite izihe mbaraga muri societe. Icyo kintu cyubaka societe, kirasenya societe. Ese ari cyo cyunganira kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda? Ese ari cyo kimariye umuryango nyarwanda? Umuryango, umugabo n'umugore n'abana. Hari cyo bimaze? Iki kintu rero cyangwa itorero rihe? Amadini n'amatorero. Reka tukigarukeho. Umuvuno wa pastor bamwe bubakira amadini kuri YouTube. Niki kibyihishe inyuma? Mbere yuko nkubaza kuri YouTube biciye mu kigo cy'imiyoborere cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Harebye asanga hari ibintu amadini yabaye akajagari. Buri wese aragira gutya mu cyumba bikabaye idini. Umwe abaye bishop, ndabaye apotre, ndabaye gutya bakita ibintu bikomeye cyane. Barangije basanga ay ibintu nakajagari nakavuyo. Sanga bagomba guhabwa umurongo. Umurongo watanzwe ntabwo ari uwo kubivanaho. Yego. Ahubwo ari umurongo ugira ngo n'ababifite baye basobanutse. Bamenyekane. Baye bujuje ibyangombwa RGB isaba. Igihugu gisaba. Benshi wabonye ko bahise bafinina baratakara kuko bari nta accreditation bafite ubwabo, nta ethique, nta valeurs ethique bafite, uvuga nta ndagaciro bafite. Nicyo cyatumye benshi bafininye ntibongera kugaragara ku rubuga rwo gushinga amadini bari bamaze kuza bazamukana, bananirwa kubiza mu buryo bwuzuye kubera ko nta ndagaciro zabyo bafite. Bituma bafinira aho ngaho. Tuzagaruka ubutaha tuvuga ukuntu none imyitwarire yabo ihagaze anzaha cyakorera sekeje. Sometimes iranashimije kuko bahita bigaragaza abo bari bo. Nyuma yaho rero bamaze guhabwa umurongo babinaniwe, bahita bahindukira. Benshi muri bo barabinaniwe, bahita bahindukira bubakira none ya madini ku butaka bari havana babijyana kuri murandasi YouTube. Abari bajya kuyubaka bajya gutekinikira hariya. Hanyuma ikibazo kiribaza ngo umuvuno w'abapastor bamwe, abapastor ba bishop ba apotre bamwe n'abapastor n'abari nabgutya amatitre yose biha navuga butumwa bamwe not boss bubakira amadini n'amatorero kuri YouTube. Ni igiki gihishe inyuma? Ikibazo cya mbere nicyo ubibona gute? Ndi buhere wenda nkaho uhereye ubushize ngira ngo uyu mwaka ugitangira cyangwa se mu mwaka ushize, ni mu mwaka ushize, ibi bintu byaguma mu rugo naguma mu karere n'ibiki bitangira, hari message nabahaye message igira iti mbabwira ukuntu insengero zakinzwe
kandi noneho akantu ndi bugarukeho wenda we bivuze nk'umunyamakuru ye wenda bigarukaho nk'umukozi w'Imana Imana yahaye impano yo kuvuga ubutumwa no guhugura abantu. Yego. Hari amagambo nabwiwe muri iyo minsi nkumva ari kunyakamo y'ukuntu insengero zakinzwe zitwaga boutique church. Boutique church. Hanyuma burya Imana ikorera mu bantu nuko abantu batabizi. Icyo gihe zarakinzwe abantu bavuza induru iyi leta iki ntago ishaka abasenga ibintu byinshi ariko nge namenye neza ko ari umwami n'umwami Imana bicaye bakora inama. Burya umwami Imana ajya yicarana n'umwami hakagira ibyo ategeka umwami ati unkorera ibi. Icyo cyo ni ikintu nzi cyane. Yego. Hanyuma rero umwami Imana hari ibintu yararambiwe muri za boutique church. Arangije akorana inama n'umwami hategeka umwami kugabanya amatorero nayo madini nako madini amatorero. Yego. Ya Gikristo. Amwe. Cyangwa menshi muri n'ubu ariko harazongera gufungwa menshi muri yo kuko iki Imana ibahora baragikomeje. Hanyuma bimaze kuba gutyo babonye yuko nka wa mugani ubushobozi ntabwo nyine kuko iyo udafite ubushobozi Imana iragushoboza. Iyo utishoboreye n'Imana ntigushoboze rero ugakomeza gutera imigeni uba uri kurwana n'umwami Imana kandi utabashobora. Hanyuma babona ko nyine ibyo byanze by'ayo mabutike church yabo baza ahangaha nk'icyo kibazo umaze kumbaza. Mbwirwa amagambo akomeye ndabwirwa ngo isengero bazimuriye kuri aya ma YouTube channel tubaho. Yego. Ariko imbwira ijambo rikubira ngo uzababwire ngo ko nagize ubushobozi bwo guhagarika indege mu kirere. Urabizi covid igitangira. Yego. Hagira ubushobozi bwo gufunga imipaka abantu ntibongere kugenda. Abajyaga mu Bushinwa na Dubai nkabihagarika. Hagira ubushobozi bwo kubakingiranira mu bipangu byabo ntibasohoke. Hagira ubushobozi bwo kubafungiranira mu makaritsiye no mu ntara batuyemo. Barabona nabura ubushobozi bwo gufunga ayo ma YouTube channel yabo. Kuko icyo Imana itashakaga bakora noneho barabizanye ku rwego rw'isi. Yego. Bwabo pagani bwabo bwabaga mu gikari aho babuhishaga muri ya manama yabo babamo bakarwana barabizana noneho baza gutanga uburozi ku rwego rw'isi. Niho ngeze rero aha warumbajije ngo niki? Yego. Niki kibyihishe inyuma? Nta kindi kibyihishe inyuma ni ugukomeza kwireherezaho abantu. Kuko burya urusengero koko ruramutse ari urw'Imana nyuma rukaza rugakingwa. Yego. Nimba ari urw'Imana ngewe sinagira stress. Nabwira Imana ntibi bintu ni ibyawe none barabikinze gira handi ukingura kandi itanakingura sinirirwe njya guhangana. Ikikwereka ko byari ibintu byabo bashakamo inyungu nuko bakomeje gushyiramo izindi mbaraga babikora mu bundi buryo bwo kuza hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ikibyihishe inyuma rero ni ugukomeza kugira ngo babone abantu ubu noneho babatuburiraga bari mu nsengero ubu barimo gukoresha telefone. Yego. Iyo agije kuri kamera aravuga ati ndashaka no gusiga nimero zanjye. Iyo asize nimero rero abarimo kwikururiraho abatuburira. Ikindi kuri kamera ni naho noneho bari kubona benshi kurutaho kuko ibintu bagenda babwira abantu ntago ari ibintu byubaka igihugu, si byubaka itorero, nta nubwo ari ibintu byubaka abantu, ni ibyo kugira ngo ibifu byabo byuzure bihamagarireho abantu. Ikibyihishe inyuma rero n'ubuyobe bukabije buzagira ingaruka ku bantu ndetse ku gihugu n'itorero. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ikibyishimo uramaze kukivuga hari ikibazo kigenda kigaruka ubona kuba barahinduye umuvuno bakajya kuri YouTube kandi mu by'ukuri bigaragara ko yenda hari ikindi kibazo bigaragara ko uko bapfunyikiraga abantu none batagiye kubikora kuri YouTube barafata telefone bagahita kuri video ngushaka ko dusengana bashyizeho ngo byitwa ngo Instagram chat ibintu nk'ibyo mbese ngo bikini biki urabona bifite izihe nyungu bifite izihe ngaruka? Reka rero nkubwire ikintu maze kwitegereza nkareba mu myaka maranye n'Imana no mu myaka maze muri iki gihugu ntangiye kumenyeramo ubwenge. ngira ngo iyi leta yacu niyo namenyeyeho ubwenge, izindi zatambutse sinarinzi ibyo ari byo. Nunaciye akenge nkabanza ibintu ndeba ibintu.
kuba buriya hari ibintu ntarinzi ko igihugu kireba hari ibintu ntarinzi buriya narumiwe bajya gufunga isengero niho navuze ni burya igihugu kiratuzuminga n'ubu izi kamera twirirwaho yego baratureba bakatwitegereza bazi ibintu byinshi abantu batazi ko bazi kandi ndishuwa ko banatwigaho kugira ngo barebe ko ibi dukora hari icyo bimariye abanyarwanda hari icyo bimariye abantu uri kumva ibi rero byo kuvuga ngo barafungura ayo matorero yabo kuri izi mbuga nkoranyambaga baragiye barimenge kuko hose igihugu kirahareba igihugu ni ijisho ry'umuturage ariko bagaragara mu ishusho yo kubwiriza Bibiliya bagaragaza mu ishusho yo guhanura bari mu ishusho yo kuvuga indimi bari mu ishusho yo gukomeza kuvuga ibitangaza abantu ko n'abagize gutya na gutya none se ababareba bazamenya kubisesengura none se nyine reka nze nkubwire kubera ko igihugu ari ijisho ry'umuturage kandi nakubwiye ko umwami n'umwami Imana bajya bakorana ntabwo iki gihugu wagikangisha ngo ufite Bibiliya kuko babonye inkozi z'amabi nyinshi zikinze Bibiliya ntabwo wabakangisha kuza kuvuga mu ndimi ni abanyabwenge barenze iby'indimi ntushobora kubakangisha ko ari urusengero kuko bamenye ibintu byinshi bikorerwa mu nsengero amadosiye menshi mabi ari mu gihugu y'abanyabyaha ni abapasiteri n'abashumba ni ababishopu n'abapotre ni abo bahanuzi n'abo bahanurira ni abiyita abakristo noneho rero kuvuga ngo wenda ngo bizakomeza ni babe bihanganye gato ntibazi imyanzuro Imana ibafitiye umwami n'umwami Imana naho kuvuga ngo ababareba wenda abo bashobora kugaburira ubwo burozi bakinze Bibiliya bazayobya injiji zakayobye bazagire bagushuka injiji zakayobye ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga iki ushatse kukubwira nkikubwire abanyabwenge ntago bazayoba abashaka no kuyoboka ntibazayoba cyo ntigishoboka ndatanga urugero umuntu iyo ashaka kujya mu Bushinwa kurangura hari ubwo yishora akavuga ngo agiye mu Bushinwa yamenya ashyikira he yamenya itike arangaye yamenya barangurira he akora iki akora iperereza ryo kumenya amakuru yego yuko bagenda itike nangahe ese bigenda bitagafata n'umuntu akamujyana muri hoteli akamugurira akamurangira uko bikorwa kubera iki akeneye gucuruza kandi akeneye kunguka akamwereka umuvuno hanyuma nimba umuntu ashaka gukizwa abishaka koko ntabwo azayoberwa inzira kuko nubwo harimo abantu batubura harimo n'abandi bantu b'ukuri iyo umuntu agiye gukora ikintu nimba ari ugushinga business ntabaza se inzira binyuramo aba bantu rero ubona barimo kuyoba n'ubundi n'abayobe ntibakeneye no kuyoboka ariko umuntu wese washatse ukuri yarakumenye kuko burya hari abo bayobya ariko hari n'abandi batekereza ko ari umuntu wigeze ampamagara ati mama Charlene ngira inama mbwira kuko umuntu namubwiye ngo asengera mbwira icyifuzo yari afite harambwa ngo nimwoherereza ya madolari ni umuntu utangiye gukizwa ariko ibintu yamubwiye yabigizeho amakenga urumva ni umuntu ushaka kumenya ndetse no kuyoboka iby'ukuri kuki se atahise yamwoherereza yahise avuga ati se ibi bintu birashoboka kugira ngo ambaze ni uko abona ibiganiro nkora ko ndwanya ibintu by'ubutubuzi kandi ishobora kuba mfite amakuru kuki se yaje kumbaza nuko azi ko namurangira inzira rero aba bantu bafite izi Bibiliya bari kuyobya ntago bateze gushira ntago bazashira ntago bazarangira ariko Imana izajya igenda ibafatira imyanzuro ariko tukiri aho abashinga amadini n'amatorero ya Kristo gutyo kuri YouTube urumva ko bafite ibibazo bikomeye ariko hari n'abandi bashobora kuba batarashinzeho amadini ugasanga n'umundi wa murongo wa YouTube bavugiraho bari kugenda bahaseberezanya gusebya abandi abapastor birirwa biyanitse kuri basamye basebya abandi bagashaka gusigana iminyanda urabavuga wiki mu kagari batahakorera bakajya kuvuga mu kagari muri presidence kandi bataba muri nyobozi zaho bagajya kuvuga iby'amazina y'abantu ibibazo byavutse akanabivuga rwose ukumva kubise mugenzi we hariya kuri YouTube agahangana anirengagije ko bitanemewe mu rwego rw'amategeko urabavugaho iki kandi byitara abakozi b'Imana abapastoro nibitwa abapotre cyane cyane abapotre n'ababishop abo ngabo n'abavuga butumwa n'abapastoro
barakabije kandi byose bikorerwa kuri babandi basigaragara nk'abavuga ubutumwa kuri za YouTube urabavuga wiki noneho rero reka nkubwire Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera kuzobera niho muzamenya imbuto muzabamenyera kuzobera yego hanyuma uko biri kose umuntu ibintu asohora nibyo biba bimurimo none se wakimikirwa kuri telefone ukiyita umuntu yabyuka akiyita apotre akabyuka mu gitondo ati nge nda apotre akajya guhiga umusukaho amavuta uwo muntu ukazambwira ngo azaba apotre gute umuntu yakanguka akavuga ngo ndi pasiteri haburi abapasiteri benshi dufite n'abapasiteri kazi ubabajije amatorero bagira ukababaza imidugudu ntayihari umuntu aba umushumba adafite intama none reka dufatira abari bafite mbere bakaba badafite aho babarizwa kubera kwa gutatana bakaba barashotse mu kujya gukorera kuri YouTube kugira ngo barebe ko hari icyo bavanamo bahabwiririza ikintu ne babwiriza basabe amaturo urumva barayasaba abaturage noneho hajemo ngo nawe ko yasaba diaspora ribari abantu bari mu mahanga diaspora bari kubagira ama stress akomeye batejwe n'aba bantu kandi sometimes nk'ibi byose bavuze nta bintu bizima ubwabo bibarimo bishingiye kuri za ngeso zabo n'ubuhamya bwabo kubera ko banahasenyanira urabona reka nkubwire ikintu gikomeye ikosa rikomeye umuntu ashobora gukora mu buzima bigatuma imyaka yo kubaho igabanuka no kurwanya igihugu burya kurwanya igihugu ni dosiye iteye ubwoba iyo uri kurwanya igihugu uba umeze nk'umuntu wacukuye imva wamaze kwirambika turavuga bakora kuri YouTube ukazana igihugu ushatse kubihuza n'iki ndaje mbikubwire ikosa rikomeye umuntu ashobora gukora imyaka ye kagabanuka akabikora ameze nk'uryamye mu isanduku agomba guhita yishyingura yaricukuriye imva no kurwanya igihugu hanyuma se nimba umuntu arwanya igihugu imyaka ye kagabanuka ushobora kurwanya Imana ukambwira ko Imana imyaka yawe iziyongera mu buryo bw'umwuka icyo shatse kuvuga niki aba bantu bari gukora ibi ngibi ni intumwa za Satani barimo kurwanya Imana bari gukora ibihe barimo kugenda kuri izi mbuga nkoranyambaga bakajya gusebanya bakashingira amadini yo gukora ubwescro barangiza bakajya gusebanya barimo kwangisha abantu igihugu cy'ijuru barimo kwangisha abantu Imana barimo nk'ubu ariko banakwangisha abantu igihugu giturimo yego nyine barimo kwangisha abantu Imana ku buryo usigaye umuntu kuvuga ngo umuntu ni pasiteri abantu bisigaye bibatera iseseme kuko hari undi babonye nk'abo bose kuvuga ngo umuntu ni umuhanuzi abantu birimo kubatera umujinya uburyohe bwo gukunda Imana n'abakozi b'Imana kandi bose no kwizera bavuga abakozi b'Imana barimo kurwanya Imana mu buryo bukomeye abantu bakunda gusenyana kuri za YouTube ari abapastora abapotre b'icyo bakunda kuba biharaje kabisa bigize uryo babona njya mbabona njya nanabumva tugera ku musozo w'ikiganiro ubona kugushinga ya madini n'amatorero kuri za YouTube noneho abagiye no kuhavugira bagasenya bagenzi babo ubona bisigiye iyi nkuri musozi bitanze ihe sura urabona byifashe gute kuri wowe ukuntu rero byifashe icyambere no gucogoza abitwa ko bakora by'ukuri yego kuko tuza hano kubera umuhamagaro ariko babona ibyo bene wacu bahakoreye bikagutera intimba muri make twubaka basenya kubaka basenya ingaruka zo zirahari kugeza aho umuntu yicara ati nge biriya bintu by'abateka mutwe sinkishaka kubireba noneho na mama Charlene akahita bamuteka mutwe na ntuza akaba umuteka mutwe rya jambo ry'ukuri za mpuguro z'ukuri bwa butumwa buzima ntibongere kubukurikirana ingaruka zo zirahari kandi zikomeye ingaruka mbi kuko ari ingaruka nziza akaba n'ingaruka mbi ingaruka mbi zo zirahari kandi n'ubu twazigezeho kubona ngo hasohotse icyigisho runaka cyangwa ijambo ry'Imana abantu bose akabashyira mu gatebo kamwe kubera iki yakomerekejwe nabo yabonye iyo rero ni ingaruka zo kwangisha abantu ibintu by'Imana izindi ngaruka rero bari no gukosoma igihugu kugikonsoma ubwescro bwabo urumva igihugu kigira beskoroka kubera ubutubuzi busanzwe ubu noneho igihugu cyongereyeho abandi beskoro bibisha imbunda hari abibishaga imbunda noneho hari abari kwibisha Bibiliya urumva bari kongerera polisi akazi na RIB kandi bari bakwiye kugabanya iki
kugabanya akazi ariko polisi na ribu ntabwo babamenya kuko buri abantu b'abanyamwuka n'abakoresha Bibiliya ntabwo babamenya bashobora kuba batabyitaho polisi na ribu hanyuma bagapasta bakajya gushinga amadini bananiye gushinga amadini ku butaka bajya gushingira kuri YouTube none se hari wari wumva wagize ingaruka kubera ko yahinduwe umuvuno ni ngombwa se ngo baze kudutangaho raporo bazazigira hanyuma si bagiye gusebanya ukabona basenya nawe ugasanga abantu bose biharijeho bigize abantu bakaze cyane batukana bavugana babwirana nabi ugasanga umwe ari gusenya undi kugira ngo musiga umwanda byo nabyo birebwaho se batabirebaho se ntibabibona none ko ntawe twabona babibajije se oya ntago ribu iza kudepoza amakuru kuri twebwe icyo nzi kandi ntashidikanye nuko mu bintu bareba n'ibingibi barabireba imyitwarire nkiyo gushinga amadini bananiye gushinga ku butaka kubera ko batuje ubuziranenge nyuma bakahindura kuri YouTube ari naho bavugira ibintu bitandukanye ubona bijya gusenya abantu nabo basenyana bimeze ubwo bwe scroll gentil ibintu bimeze ukuntu ubona bifite izihe ngaruka noneho twavuze ingaruka rusange ariko ku muryango bifite izihe ngaruka ku muryango kwitorero no ku gihugu ingaruka rero zirimo ni ingaruka nyinshi ingaruka mbi byonyine ingaruka mbi zihari ni ingaruka nyinshi kuko nimba uje ahangaha ukajya gusebya umuntu w'umugabo afite abana bazakura igikomero cy'urwango hari umuntu wigeze kunkoraho inkuru umwana wanjye avuga ati nk'aba baginga hari umwana wabivuze yego nk'aba baginga baba bakora inkuru kuri mama barimo kubiba n'umwuka w'urwango n'amacakubiri ko nimba umwana muto yatekereza ibintu ntatekereza akavuga ati nyuma aba baginga ubwo se nyuma y'iryo jambo ngo ubuginga ntaremye urwango hagati y'umwana n'umwana wanjye oya n'uwabwiye nguwo abanahuye ukuntu umwana yakora icyo butavanjase rero harimo kubiba amacakubiri yarwanirira nyina harimo kubiba amacakubiri harimo no gusenya umuryango muri rusange kuko na wa muntu yaje gusenya rega gusenya nyine no gusenya ntago ari ukuba harimo no gusenya Imana ariko buri gutuma abantu batagirira Imana ikizere yego gutuma abantu batagirira Imana ikizere kandi no gutuma abantu ushoboye gukora ikinere gugahindura umutima w'umuntu hakavamo no guhigana ku bugome no kungeso bari bafite hakiyongeraho ibindi yego hanyuma hakorwa iki ikintu kigomba gukorwa ubu kiri kwigwaho icyo cyo ndakizi kiri kwigwaho nande kiri kwigwaho n'Imana ndetse na leta nkawe watanga izihe nama reka nkubwize ukuri ngewe mfite ubushobozi nama natanga habaho umurongo hagira umuntu uza gukorera ikosa ahangaha hagashyirwaho amategeko cyane ko njya numva ahari ku banyamakuru ndetse no kubo bakira bakagira ingamba bafata muri make abanyamakuru abatunga agatoki kuko bakira ntibabivugira iwabo kandi ikindi erega ari amategeko niyo yinjiriza abanyamakuru none se ubundi ahanini ntibabanza kubivugaho akavuga ati akamwitegereza akamureba ati uyu muntu inkuru ye ntiri burebwe hanyuma agenda unkubitire runaka arazwi niba muvugaho ibibi kuko abantu nabo bikundira ayo matiko ni ku mpande zombi ari abo banyamakuru ari nabo baza kubivuga bose bakora ifatanyacyaha n'abanyamakuru batanga uwo murongo ariko njye sinzi nimba nzanabita abanyamakuru sinzi nabuze n'izina mbita nimba ari abanyamakuru bose tubita abanyamakuru kandi nta n'ibyo ntibizi itangazamakuru sinzi izina tuzabita ariko reka aho mparenge wari uzi ko namenya amakuru yuko hari n'igihe babitangaho amafaranga umuntu umwe yahaye undi amafaranga ati ndashaka uzaze kumvugira runaka arabuze ati ndaguha 30,000 ariko abimubwira ari kumwe n'uwo nguwo ubwo urumva nimba ari ibintu bitangirwamo n'amafaranga kugira ngo baharabike ni ibintu bazahagurukira abantu batanga amafaranga bagiye guharabikana yego harabuze barahari ntago nabivuga hano ariko barayatanga kuko nanjye harayo bantangiye bibaye ngombwa akagira umuntu ubikubazaho harabo wavuga aho hari ngombwa hoya hari ngombwa oya ntago nabavuga ntago mbikunda ntago najya kwirirwa mvuga umuntu njya mvuga ngo bazagwa handi kuko aho kugwaho barahari twagiye hanyuma rero
urumva rero imyanzuro ngiye shobora kutayimenya kuko ngiye buriya mfite ubushobozi hari njye ubikora nabafatira imyanzuro ariko uzabafatira imyanzuro azi nuko azabigenza none se ibona leta ibibona abantu bananiwe gushinga amadini cyangwa se umurongo leta yifuza ntibawushoboye umuvuno ukajya kuri YouTube leta ibona yarabikemuye oya ntago barabikemura ariko buriya bari kubyigaho cyanze nuko idatuje nese ugira ngo ibyo ureba ari wowe nanjye ibyo ndeba nundi ibyo areba bikamutera iseseme ndetse n'inshozo ugira ngo leta yo ntibireba irabireba ni nako kazi ahubwo ubu wabona n'imirimo yo kubikemura igeze kure se kuri kuvuga nk'ubizi ba oya mba mbizi kuko iyi leta nagiye mbona ibintu bintera iseseme najya kubona ntubona ibintu by'isengero ubusenge kuvuga ngo ni za boutique church bye byanteye iseseme ngiye kona mbona barazifunze ntaho murakarama ko yibasiye boutique se kwazita kuki boutique zo ni boutique church isengero z'ubucuruzi zari ziteye umurimo boutique church insengero z'ubucuruzi ndakumvise ko kandi none byarandiye rimwe bintera ishoza ngiye kona mbona barazihaguruke niyo mpamvu bavuga akantu kitwa boutique church wigeze ukavuga cyane mu butumwa afite boutique church aho nagiye mvuga ku isezerano TV ho nagiye ntanga kuri zaburi kera birahari za boutique church murakoze rero urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane bisabwa ngo twiteho aba babikurikira se urababwira iki ababikurikira bakabyumva ba diaspora bahora bagira gute sinzi ukuntu babafata aba diaspora njya mbona aba diaspora bararenganye uretse kwenda bakorera ibive ku mitima yabo ariko nizina muraha noneho ababikurikira ababyumva urabahize inama rero nabaha nazibahaye inshuro nyinshi Bibiliya iravuga ngo amatwi icyo gihe amatwi yabo azaba baryo bazarwara indwara y'amatwi ntago bazifuza kumva ijambo ry'ukuri bazajya bakenera ibibanezeza sibyo ubwo rero abantu aha kuri YouTube habamo ibintu bitandukanye habaho iby'abatubuzi hakabaho n'ibintu bizima uri kumva nimba wawuje ukananirwa gukurikirana ijambo ry'ukuri kandi ukuri barakuzi ko nimba bavuga ngo barabatuburira iyo wamenye umutubuzi umenya n'utatubura kuki bo bagenda bashaka gukurikirana ubwo butubuzi kandi hari n'ibindi bizima muri make bashungure bitondera abakorera kuri za YouTube ntabwo bashaka kubabwira ngo ni mukizwe muve mu byaha Imana ibahe umugisha bakeneye ubabwira ngo Imana iragukijije iragutabaye niko imbwiye ubwo rero icyo ukora barimo gukosoka ikimbabaje nuko yabashizemo amafaranga nta muntu bagiye kuyakurira kuri konte ku mbaraga nta muntu bayakuye mwishakoshi ku mbaraga ni ibintu bakoze babitekereje barabiba kubw'ubwenge bwabo ariko nibahugura nabo bakemera kwibwa nta muwe mbafitiye bemeye kwibwa ubwo nabaho urukubwira nabo ngabo uvuga ngo babamariyeho amafaranga baba mu gihugu n'aba diaspora mu gihugu ni bakeya kuko ntayo bifitiye barayafite ko batanga amaturo n'amaturo nayo hakurya niho ngo batanga menshi uri kumva barabazi banakubwira amazina ariko nejo bundi akemera kumva abantu nibige gusenga Imana yabo kandi impamvu Imana ivuga yumva indimi zose nta kindi cyabiyiteye ni ukugira ngo buri wese mu rurimi rwe ajya yihamagara yumva icyo bakimenye nta muntu ugomba kungererayo uhari kuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri Imana igomba kunyumva mu ntege nke nimba nasenza y'umunsi umwe wowe ushoboye 7 iranyumvira mu munsi umwe irakumvira mu masaha irakumvira mu minsi 7 buri wese mu rwego rwe abantu nibige kwigererayo urakoze cyane Charlene kuri ikiganiro kijyanye n'imifuno yagiye dukira kuri YouTube ikorwa na aba bishop n'abapotre bamwe ndetse n'abagenda bajya kuhaseberanyiriza bigize intyoza cyane mu kuvugira kuri YouTube system channel TV online urakoze kuba nawe bakibuye bakoze umuvuno mama Charlene arabakebuye kamwe nari nibagiwe ikindi narenzaho ku bantu baza kuvuga abo ba pastor uvuze ntibazibwire ko abanyamakuru babakunda abanyamakuru bafite ubukerikeri bene abo ngabo batari bose hakubwira ati yo abantu baragukunda bakumbajije ngo rwose barakwemera ngo uvuga ibintu byiza kumbi bari mu nyungu zabo barabizi kutuzuye barabizi kurinjiji barabizi
barabizi ko abantu bagututse cyangwa barabizi ariko kuko ya magambo y'amateshwa uvugiraho atuma abantu babareba amagambo y'ubujarwa n'ubutiku kuko abantu babareba bakagukuruza kukubwira ngo barakwemera bakuntumya uzi message bari kunyandikira nabo rero bagashyuha ngo baje kandi bakicara babahema nabo babimenye ko abo abanyamakuru ntibabakunda. Urabona se bisigiye ihe sura itangazamakuru bisigiye sura umwanda ngemba numva nimba hari n'umunyamakuru ukora biriya afite diplome yarayiguze zira diplome zabo zikwiye gucibwa nkuko bajya bafata diplome y'umuganga hari ikosa abaganga bakora diplome getiteshwa agaciro nari ya mantuza yabo amake batankubita nimba ntazo bafite nta diplome bafite ndakurahiye utagira diplome se ntiyagira umutima. Yes nawo ntawo bafite. Okay. Nta mutima nta diplome ntibigeze biga itangazamakuru nta n'ubumuntu bafite. Ugiye baba badafite ubwonko byuze ntibatekereza. Ubwonko ntabwo bafite kuko ujya gukora inkuru ku muntu w'umukobwa wahita utekereza ngo iyi nkuru nkoze ari mushiki wanjye bayikozeho. Iyi nkuru nkoze kuri uyu mushumba ari data bayikozeho. Uyu mushumba nakire ngo aze gusenya undi mushumba mugenzi we. Ari ngewe babikoreye byagenda gute urumva ari diplome ntazo bafite ari ubwonko ntabwo ari ubwenge ntabwo. Mama Charlene turagushimiye. Nakoze cyane ibihe byiza. Kadushimira abantu bose mwabanye natwe kuri Charlene Official TV. Murabyumva ko rero nagahoma munwa bimaze kudogera. Urabivuga wiki tanga igitekerezo cyawe, utange commentaire yawe kandi ubifate au sérieux kubera ko bimaze guteza ikibazo gikomeye nawe ubwawe watanga inkunga yawe mu bitekerezo watanga muri commentaire. Tugushimire cyane ibihe byiza Mama Charlene dusuhuriza umuryango. Cameraman yakoze cyane kudufata amashusho ndetse banza nanjye mbashimira nanjye kanajye nishime ko twaganiriye neza. Ibihe byiza kuri mwese rero turabakunda. Ciao ciao.